kunduhorewe mwiza w'umutima mfatima mikino mba mfite baziza wanyumfishe nje namurangiza kusima baziza tuza nawe tuza ndamuganiriza ndasigara muganiriza urabona naje hano mu mikino yanyu baziza uri gikomangoma kazi sibyo uba muzima ihangane natandatuza igende ndasigara muganiriza ndamutura n'uyu muriro mushaka kundohamo ngewe mubanze munyumve neza nagenda nimukomeza kundakaza ndabivamo byose bundi mwereke icyo gukora mwese mbariye mbona shitani kazi ngaho mbwira ubusura uracyashingiye kucyumbwira ngo ngomba kubana n'uriya mukobwa cyiza rero mwana wanjye umaze gukura ubu noneho nakubwiza ukuri ntacyo mbwira utega amatwi neza witonze ngumva impamvu ugomba kurongora abazizane urabizi ko ubwami bwabo bukomeye kurusha ubwacu urabizi cyangwa ntabwo bizi nibyo ndabizi ko ntabwo bimuha uburenganzira bwo kunsuzugura gutya reka ngusobanurire se kera mfite inda yawe icyo gihe nari nkutwite umwamikazi wabo ari we mama w'abazizane nawe yari afite inda hanyuma aza kudusura aje kudusura haba imyigaragambyo abaturage barasara imivurungwatano birangira abyaye umwana udashyitse utagejeje igihe cyo kuvuka ari we bazizane icyo gihe rero umwami ari we se w'abazizane yahise asara aravuga ati ndabarimbura ubwami bwanyu bwose ndabushyira hasi birangira tumwemereye ko ningira amahirwe nkabyara umwana w'umuhungu muri iyo nda nari ntwite nzamushyingira uwo mwana wabo wavutse adashyitse w'umukobwa ari we bazizane ni amasezerano twagiranye kuva ukiri mu nda yanjye kugeza na n'ubu ko noneho ndahumaniwe rero kwanga kurongora abazizane ni ukuturahuriraho umuriro ubwami bwacu bwose babuhirika bakaburambika hasi twese tugapfa tugashira abaturage bose bagapfa bagashira nta muntu n'umwe wasigara uretse ushaka kutwica mu muriro rero bwarimbuka ubwo bwami bukagenda mukaburimbura aho wagiye wumva wa mwana wagiye wumva byo mubyikureho munabyibagirwe urumva neza hanyuma se naza akarimbura ubwami uzaba wungutse iki azaturimbura se arimbura abaturage wowe usigare mwambabariye basi hanyuma si iyo nkobwa yawe ngo ni kunduhore iyo uzasigara muzaye kubana mwarapfuye ntushake witoze gukunda kunduhore uzamukundira he se anamahitamo uzamukundira he ariko se ko mba nkubwira ntiwumve mwana wanjye ushaka ko bigenda biti ushaka kuturimbuza ndi kumbwira ntabwo mbyitayeho habe na gato umva rero nkubwire ibyo bintu urimo kwigira ngo ntabwo ushaka kurongora abazizane ugomba kumurongora byanga byakunda ku neza no ku nabi ntabwo ndimo kubigusaba sindimo kubiguhendahendera kandi niba uhisemo yuko dupfa twese tugashira ugenda umuhitemo umurongoro ubwo muzarongora na mwapfuye sigaye cyumva nabi gusa ushobora kurima umuntu ukamuha ibintu byose ariko ukamwima amahoro muri ubu buzima urabona noneho ntabwo muzi ikibazo mfite uhorana ibibazo kimenyetso gitese kandi umama bamufatiye mu nkore umwamikazi igihe yamuhaga ubutumwa ngo abujyane ntiyagarutse mbese ntabwo nzi icyo gukora urumva ibyo utangiye tukubwira cyari yaramugambaniye umwamikazi nyine ntabwo mbizi mubwira ubu ntabwo uzaba mama wawe ari ngenda cyeka ari wa mukobwa cyagiye washatse kuwamfukamishije cyagiye hano none se sinakubwiraga niwe basigaje ifite ikomangoma bikiri mu maguru mashya ibaze none bageraho naho batwara muri umuna wawe na musaza wawe wowe se ahubwo uzasigara uri hafi kumukurikira aha batangiye kuri mama wawe kurumva ari ibiki barakurikizaho wowe bakurikizeho ubwami muri rusange baruburimbure
bitewe nande nawe wazajye umenya icyiciro urimo. Nasi ugukunda n'icyaha. Urakunda ariko ugakunda. Nakunda urwego urimo. Yanzu urarekura. Nimba urwo rukundo rwawe ruri kugutera ibyo bibazo byose, ngo wakunze uzakomeza muri nakunze. Dore natwe uzadushyira mu kaga bavuga ati turi inshuti, usange natwe bagiye batujyanye ku Natwe ntabwo bazadusiga kuko bazwe turi inshuti yawe. Mwese ibyo bivuze ko namwe mugiye kuntererana mu nyange. Oya ntabwo tuguterana turakugira inama nk'inshuti yacu. ariko njyewe icyo inama nakugira ni uko waba uretse tukareba ko mama wawe yagaruka ibintu byo kuvugana n'uriya mwana w'umwami ukaba ubyihoreye. Ndeka igikomangoma rwose utaragikunda hari ikibazo. Kundi uhore wacyohewe kigiye kuturimbuza. Na n'ubu uracyakomeye ku gikomangoma. Ese musaza wanjye koko. Musaza wawe iki? Muraziranye se? Uramuzi? Wese uramuzi? Kundi wongeyeho uhura n'igikomangoma. Ntabwo duheruka kuhura. None muri mu biki murimo murajajwe biki? Ntabwo turi kujajwa. Nyine ndi kubabwira ko mama bamufatiye mu nkuru nyine ngo bangire inama. Aba bajakazi se bagenzi bawe urimo urabiba yagira kugira ngo bagufashe. Uyu muntu mbabarira. Uyu nguyu ni musaza wanjye akaba umupfumu w'ibwa Murambazi. Uyu ni musaza wawe akaba umupfumu w'ibwami. Yego. Yezu tuvuge ko ari ubwa mbere ari umubonye ubundi. Ubwa mbere nari mubonye ariko ubwo mumenye reka ngende njye kwitaba mama yanshakaga. Ngaho murabeho. Yesu ugenda. Ngeyo nukuri mbabara dushaka uburyo mamaza nawe byo kumbwira ngo ndeke igikomangoma ntabwo byava. Ntago ari ubugoryi bwawe. Nose nijya wihaye umutima ubundi wa muntu ukamumbazi. Uwo mutima ntago ari uwawe. Ufite umutima w'igikoko. Nose nijya ngutegeka kujyemo bijyamo. Kandi narakubwiye. Wakwishimye aho wigera. Muvandi nzakora iki? Kamanzi ko amamagaje mu masaha y'akazi bimeze bite? Ari ngukeneye hari ibyo bimaze iminsi bivuga ibwami. Ibiki? Nka kunduhore urabizi ko bimaze igihe bivugwa ko igikomangoma cyamukunze. Ego. Kandi urabizi ko kizira. Ngiye rero naje gusanga bino bintu nibiguma gutya igihugu cyose bazacyoreka. Kandi nkatwe tubahora hafi twakabaye tugira icyo dukora. Yego. Kugira ngo iki gihugu kitazorekwa bamwe bagacibwa imitwe kandi bazira ubusa barengana. Byo rero ni ikibazo gikomeye. Ngiye nibaza igikomangoma ikintu gikunda uriya mukobwa. Se ubundi buramukundira icyo wamugane. Kuri uriya mukobwa ari uwo iwabo ari abatindi. Urindura kiriya gikomangoma kiramukurikira hiki. Nanjye nyine ndabyibaza. Ariko ngewe ndabona nshaka kurongora kunduhore kugira ngo igikomangoma kimucikeho. Kamanzi koko kunduhore ubwo ushaka kumurongora mu buhe buryo? None se ko ari uwo mu batindi nahi nk'abandi bo mu batindi. Ariko ubundi uriya mukobwa kubera iki mwese mumukundira iki? Simba nibaza impamvu mumukunda. Umuntu umeze kuriya se n'iki mumukurikiraho mumuciki? Ego uriya mukobwa nubwo iwabo ari mu batindi ni umukobwa mwiza. Burasa ni mwiza he? Uriya mukobwa uramuzi cyo ntago umuzi? Erega amaso yacu twese ntago yareba kimwe. Tekereza ko wamubonye nanjye ndebe. Nyine ndakuzi nawe ndakubona. Nese uri kumbona ikigeba? Nakubwiye ngo amaso areba ntago areba kimwe. Nukuvuga ngo amaso yawe yararebye abona uriya mukobwa kunduhore cyane. Akuza abantu beza bahari umva abakobwa beza b'ibwami bahari umva bakureba bakumva baragukunze. Erega ibyo ndashaka kubikorera
none se ubwo uri gukunda wari uzi ko wagukunda? azankunda byanze bikunze kugira ngo igihugu batacyoreka bagaca imitwe bamwe muri twebwe kubera ko bakoze amahano. Sinumva ukuntu wakunda uriya mukobwa. Kuko bazizana agomba gushakana n'igikomangoma, kuko niyo masezerano, kuko nibitabaho mu nkore bazarimbura ubwami bwacu. None se ubwo ko nanjye ngukunda? Ibyo birakureba. Icyo nzi cyo nuko kuba ngukunda birandeba cyane rwose, kuko nawe bigomba kukureba kuko uzankunda. Sinzi ko byakunda, kuko ngomba gutwara uriya mukobwa kugira ngo ubwami bwacu batabuca umutwe. Ako se Kamanzi wagiye ushuma wishikira? Kandi hariho n'ishyikira. Ariko wandebye ukanyitegereza, uri kwishukira gute se? Uri umuja nkaba umujakazi, ubundi uri kubona dukundanye bitagenda neza. Rwose ntabwo byakunda, ngomba kurongora uriya mukobwa. Ako banza unyitegereze. Ahubwo wowe nuguma ibwami birakureba, nge ndigendeye. Uragiye? Uragiye? Sha uzankunda ku kibi no ku cyiza, umva ngiye guhita ngambanira uriya mukobwa. Akura mukobwa kundo urambangamiye mu bwonko bwanjye no mu maraso, umva ukunda upfe kandi uzapfa. Mwamikazi, uziko numvise uriya muhungu Kamanzi ashaka kwitangira ubwami akarongora Mukunda uhore. Ashaka kurongora Mukunda uhore akamugira umugore. Akamugira umugore. Mbega inkuru nziza. Mwamikazi, iyo ni inkuru nziza. Iyo nkuru ni nziza cyane ahubwo se kuki atabitekereje imbere hose cyangwa ngo twe tubitekereze? Nabangize amahirwe kiriya gikorwa ngo Nikunda uhore kimviriye ku muhungu. Ntago uzi ukuntu we na Cyiza baba bameze. Baramutse barekuranye agafatana na Kamanzi, urumva ntabangize amahirwe. Kamanzi aramutse afashe Kunda uhore, uri kumva byishimiye? Ndishimye cyane ahubwo Gisa ahita afata bazizana. Cyariko numvaga atari ko byakagombye kuba byagenda. Mwamikazi, icyo gitekerezo ndumva ari cyo. Nawe uragishyigikiye? Kare kose kuki batabitekereje gutyo? Twagombye kuba twarabikoze dutyo kuva mbere hose. Twari kubitekereza tukanamumutsindagira tukamumwegereza bakegerana kugira ngo igikomangoma kibone ko cyamuruhuka. Ahubwo Mana, ngize Imana Kamanzi akabikora koko nkuko yabitekereje. Sonde burura mukobwa yamukundiye iki Kamanzi? Ashakira iki ku murongo? Icyo yamukundiye ntabwo sinshaka no kubitekereza. Nazamugororera, namuha amashyo, ngize Imana akamurongora. Nta sinzi ikintu namuha ibyo ashaka byose. Naba ngize amahirwe. Mwamikazi, koko uri kumva bishyigikiye? Ndabishyigikiye cyane, ahubwo ndumva birimo gutinda. Wabyumvishe neza cyangwa wumvishe nabi? Kamanzi nazamugororera, sinzi ikintu namuha. Aramutse anyijije Kunda uhore, nkabona ko Gisa wanjye yatuza agatekana mu mahoro we na bazizana. Mwamikazi, ariko gihari igitekerezo ufite nagusaba. Waretse Kunda uhore tukamwica tukamukura. None se ku cyari kimbangamiye ari uko yakururanaga n'umuhungu wanjye? Nagusabaga ariko yagize Imana yabonye umutindi mwene wabo nabagende batindaharane, umuhungu wanjye asigara atuje. Mwamikazi, nani nzanye andi makuru atari meza. Ayahe makuru?